ngira ngo suhuze ngo ikaze wamaze gukora subscribe share comment na like kuri Bigirezo TV. Kandi mbashimire namwe mwese mugiye kubona iyo video. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha. Maze iminsi nk'ibiri ntashyira ibiganiro kubera impamvu zo kuvuga cyane kubw'ubuzima bw'isi. Ubu rero ngize umugisha, ndatekereza neza ko uyu mugoroba Imana iza kubana natwe. Ngize umugisha udasanzwe kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Nkundira mbanze senga Imana hanyuma tuganire namwe ijambo ry'Imana, kandi abizi ko munkunda umunsi ku munsi murankurikira. Yesu abaho umugisha. Turagushimiye mwami wacu mwiza, turagushimiye ko utwongereye ikindi gihe cyo kurama. Hari abacu bamaze kugera ahacecekerwa, abandi bari kwa muganga bararwaye, ndetse muri Amerika muri leta ya California ahitwa Los Angeles ho bari gushya. Nta kintu twe twatanze kuba tugihumeka. Uri Imana ifite ububasha, ubutware n'ubushobozi, ndetse uri Imana itamenyerwa, uri Imana yo kubahwa. Wakuvuga nabi wese ntiwamwihanganira. Niyo mpamvu tukubashye cyane mu mitima yacu nk'abanyarwanda, abo wagiriye neza, wadukuye mu ngoyi z'ibyaha, wadukuyeho urupfu. Niko Pawulo yandikiye Abakorinto, yarababwiye ngo natwe dushimire Imana ngo yaturokoye urupfu rukomeye. Ndagushimira mwami ko waturokoye urupfu rukomeye nk'abanyarwanda. Wanze ko twicwa n'ibyaha. Urwo ni rwo rupfu rwa mbere rubi rubaho, urupfu rwo gupfira mu byaha. Urwo rupfu wararuturokoye uduha agakiza, utwoherereza Yesu. Twaramwakiriye, twebwe ntabwo twamuhakana ko ntacyo atatumariye, ahubwo yatugiriye ibintu bikomeye cyane. Yaraturengeye, yabanye natwe mu bikomeye. N'ejo bundi muri korona yagiye abana natwe. Za mabaga zaraje, mpox ziraza, ibigeragezo byinshi biraza birwanya ubugingo bwacu, ariko wagiye witambika ubana natwe. Turagushimiye mwami mwiza, nubwo kuba turiho ni wowe. Nuhabwe icyubahiro muri uyu mwanya, ntukabure icyubahiro tuhari. Tuzatuguhereza icyubahiro mu mitima yacu nk'abanyarwanda bumva ururimi rw'ikinyarwanda aho baherereye, yaba ari mu mahanga, abari muri diaspora, abo bose nabo barakubaha aho baherereye, bazi ko ubuzima bwabo ari wowe ubugenga. Ndetse natwe bari mu gihugu, twese tuguha icyubahiro. Ntukabure icyubahiro abanyarwanda duhari, mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashimwe. Murambabarira nubwo ngiye gukora iki kiganiro ariko kirangoye cyane, kubera ko mfite umubabaro mwinshi mu mutima wanjye, kandi ntabwo kubabara kwanjye hari undi muntu wabigizemo uruhare, ahubwo ni umubabaro utewe no kubura uwacu, umubabaro utewe n'isi. Buri isi ijya itubabaza, nubwo Imana ijya yemera ko byose bitugeraho, ariko 99 urebye ubuzima turimo mu isi, hari igihe bugira ubuhare buprovoka ubuzima bwacu, ugasanga rimwe na rimwe tubabaye kubera isi ikatubabaza. Nimvuga isi, rimwe na rimwe mujye mwumva aho turi, abo tubana, igihe abantu batubabaza. Bivuze gutyo kubera impamvu, ariko komere wihangane nawe ufatanye nanjye mu kubabara cyane, kubera yavuze ngo mbabare n'ababaye mwishima n'abishimye. Mbabajwe rero na mushiki wacu, umubyeyi wacu, yari umuvugabutumwa mugenzi wacu, yari umuhanuzi, wamaze kuva mu mubiri, wadukuwemo kandi agenda bitunguranye. Narindi kubivugaho, ku isi tubabaza kandi isi ibaga nta kinya. Kwa muganga bajya bagira ikinya batera umurwayi kugira ngo bamubaga atababaye, niyumva umubabaro, si ikinya kimushizemo arababara. Ariko iyi si yo nta kinyigira, ntishobora gutinya umubyeyi wari ufite uruhinja akarusiga. Donc nta mpuhwe igira isi, nta mpuhwe. Kandi ndashimira Yesu ko nawe agenda abana natwe nubwo duca mu bigeragezo n'amakuba menshi. Imana iri kumwe natwe. Uyu mubyeyi witabye Imana, tuzamushyingura kuwa gatanu. Yari umukozi w'Imana, umuvugabutumwa, yitwa Mukeshimana, hanyuma azwi ku izina rya Mama Queen. Yari afite umugabo wo mu diaspora, kandi bari kwitegura kujya mu gihugu cya Amerika, n'ibyangombwa byose baramaze kubibona.
ariko kubera ko nibyo nababwiraga, isi nta mpuhwe igira. Yari afite uruhinja, kana gatoya k'imyaka nk'ibiri rwose, aragasize apfuye bitunguranye. Ubu kuwa gatanu tuzamuherekeza, nagira ngo n'aho aherereye ubu aka kanya ari muri morgue, mvuge ngo nakomeze aruhukire mu mahoro, kandi abasize natwe tuzamuzirikana, turacyamukunda. N'umuryango we tuwukomeze, abakunzi bose ba Bigerezo TV, tugize ngo umuryango wa nyakwigendera Mukeshimana akomokamo uzwi nka Mama Queen. Mama Queen yagiriye neza abantu benshi batandukanye, hari abo yasuye, hari abo yagaburiye, hari abo yambitse. Ndabizi neza ko yari umunyamumaro. Rero ntabwo ari ukumutaka kubera ko yapfuye bya bindi by'abanyarwanda b'iyi minsi ya none, umuntu akakuvuga ari uko wapfuye, yaranze kukuvuga neza ukiriho. Oya, yagiraga imirimo myiza, yari umukozi w'Imana. Hanyuma kubera iyo mpamvu, hari umuntu wanganirije arambaza ngo barashaka kumbaza ku bijyanye n'ubuhanuzi bw'iby'Imana ivuga. Byatumye numva nategura ikiganiro kugira ngo usobanukirwe n'imvugo y'Imana, sobanukirwa n'imikorere y'Imana n'imvugo y'Imana. Hari abantu benshi bibeshya ko Imana aravuganye nabo badashobora gupfa, kuba bafite amasezerano menshi ngo batapfa, kuba hari ibintu bavuganye n'Imana, ngo ngiye ngo navuganye n'Imana ibintu byinshi biremereye, Imana mbwiye ko nzajya muri Amerika, mbwira ko izampa amazu n'amamodokari, umva ko ngo udashobora gupfa. Dushaka gukuraho urwo rujijo rero kugira ngo musobanukirwe neza n'ijambo ry'Imana, kandi mube abantu b'Imana bashyitse bageze ku kigero cya Kristo. Ntimukibeshye, ntimukishuke. Imana yacu ntinegurirwa izuru, ukora uko ushaka ikagenza uko ishaka. Dufatikanye rero kugira ngo tubyumve. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 13, nkureho urujijo abantu benshi bakunda kugira kubera iki ngo kanaka yapfa, Imana aravuganye nabo. Yes, birashoboka cyane. Je kukubwira ngo kuba aravuganye n'Imana ntibivuze ko utarara ubusa. Iyi Mana ni Imana ikora uko ishaka, ni Imana igenza uko ishaka, kandi nta wayibaza ngo ibyo ukora urakora ibiki, ibyo uvuga kuki ubivuga, nurangiza ntushyire mu bikorwa. Ni Imana nyine ikora uko ishaka. Ngira ngo murabibona abantu bakurikira imbuga nkoranyambaga, murabona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta imwe yitwa California, mu mujyi wa Los Angeles, abantu benshi bari kuvuga ngo basuzuguye Imana, bavuga Imana ko ntacyo ishoboye, Imana bayitesha agaciro kugeza ku rwego bayambura amanota. Ubundi kirazira kikaziririzwa, ubundi Imana ikwiye amanota 100%. Imana niyo ikwiriye amanota menshi. Kubera iki? Ijoro n'amanywa iraturinda, ubundi Imana iturebera naho tutareba. Rero kuyitesha agaciro, ubu tuvugana aka kanya nshobora gukinga mu rugo rwanjye nkagenda, nkasiga nanitse imyenda, nizeye ko Imana iza kundindira, nkagaruka nkasanga nta n'umujura wahaje. Nubwo iyi myenda nyisanze, si uko abajura babuze, ahubwo byagizwemo uruhare n'Imana, kuko iraturebera. Imana itubera aho tutari. Imana nishimwe. Yabwiye kure amubwira ngo kura mwana wanjye, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganiza, kandi ibindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, n'inzugi z'imiringa nzazicamo kabiri, nzagukingurira ahafungiranye. Mu yandi magambo, ni Imana ijya igendana natwe. Ntushobora rero kumbwira ngo iyi Mana uyambuye amanota. Imana buriya nubwo abapolisi n'abasirikare nabo bashinzwe umutekano, ariko nabo biravuga ngo iyaba Uwiteka atari wo warindaga umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Buriya abasirikare n'abapolisi baducungira umutekano babifashwamo n'Imana, niyo izi ikabayobora, ikabaha n'imbaraga, ikabaha n'ubwo buzima bwo kugira ngo bacunge uwo mutekano. Uwiteka atari warinda umudugudu, abarinzi babereye maso ubusa. Hashimwe rero Uwiteka. Twe ntabwo nk'abanyarwanda twatesha Uwiteka agaciro, icyo atumariye n'icyo yatumariye turakizi. Hanyuma rero bari abatesi b'Abanyamerika, abenshi murabibona ko
bari kuvuga ko ari uko basuzuguye Uwiteka. Mu gusuzugura Imana rero, Imana yabasutseho umuriro waka amazuku, biciye mu kintu cyitwa umuyaga. Donc n'ubu ngo haracyashya, umuyaga urakomeza kwiyongera ufata umuriro wirukankana ahantu henshi hagiye hatandukanye. Iyi ni Imana iri gukora uko ishaka, ntiwayivuga ngo uri gukora ibiki. Turi munsi y'ukuboko k'Uwiteka, yaba abazungu bari munsi y'ukuboko k'Uwiteka, yaba twebwe abirabura turi munsi y'ukuboko k'Uwiteka, yaba ufite amafaranga n'utayafite ari munsi y'ukuboko k'Uwiteka, yaba abanyacyubahiro emwe n'abakomeye b'iyi si, nabo bose nta n'umwe ari hejuru y'ukuboko k'Uwiteka. Twese turi munsi y'ukuboko k'Uwiteka. Hanyuma ibi rero nshaka gukuraho urujijo kuri iki kintu, ntangwe umucyo. Abakristo benshi bari kubaza ngo kuki imvugo y'Imana, ibi ndabivuga nshingiye ku muntu ejo wanganirije turi ku kiriyo kwa mama Queen, twagiyeyo nyakwigendera hariya mu Bugesera, niho yari atuye deja, n'ubu hari muri morgue. Tuzamukura mu Bugesera kuwa gatanu tumuzane hano Kamashashi, aho yasengeraga kuri paruwasi ya Kamashashi, niho imihango yo kumuherekeza izabera, hanyuma dukomeze tujye kumushyingura Rusororo. Ndumva ariko gahunda ziteganijwe n'abandi bakunda Bigerezo TV, biranashoboka ko wazaza kudufata mu mugongo mu muryango wacu. Mama Queen yari umubyeyi wacu, turamukunda cyane. Nk'abavugabutumwa n'abantu babonye iyi video, bene data abakozi b'Imana, ndabasabye muze duhagurukire icyarimwe duherekeze mwene data. Uyu munsi niwe, ariko ejo ni twebwe. Uyu munsi mama Queen aratabarutse, ariko twebwe natwe n'ejo. Uyu muntu rero aranganije anambaza ngo kubera iki Imana ivuga ibintu yarangiza ntibisohoza, ahubwo ikemera ko umuntu agenda na bya bintu bidasohoye. Reka nkureho urujijo, twifashishije Bibiliya, mbabwire ko Imana ikora uko ishaka. Imana ikora uko ishaka. Yesu ashimwe. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 13 haranditse ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuye, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko none barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye umudugudu. Imana nishimwe. Amen. Bibiliya iravuze ngo, Pawulo yandikira undi twiga teoloji, batubwiye ko uru rwandiko ntibaramenya neza uwarwanditse. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ntabwo ari Pawulo rwanditse. Nusoma aba Baheburayo haravuze ngo urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ariko mu bahanga mu bya teoloji basobanura ko nuza kugenzura n'imivugire n'imikorere n'imvugo ziri muri iyi nyandiko y'uru rwandiko rw'Abaheburayo, bigaragara neza ko rwanditswe n'umugabo bita Pawulo. Nubwo Bibiliya itavuga ngo ni Pawulo warwanditse, ariko mu basesenguzi b'ijambo ry'Imana bagaragaza ko uru rwandiko rwanditswe na Pawulo bitewe n'imivugire. Rero aya magambo arakomeye kandi arimo ubwenge bwinshi cyane. Bibiliya iravuze ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe. Aha rero harimo ikintu gikomeye. None ko bapfuye, Imana yaravuganye nabo. Ko bapfuye, Imana itarabibahaye, bazabihererwa mu ijuru. Ese nimba turi mu isi kandi Imana yaratubwiye ngo mukiri mu isi muzakubirwa inshuro 100, kandi ntabwo ari uko gusa kukubirwa inshuro 100, muzagererwaho n'icyo bita ubugingo buhoraho. N'amagambo Imana yavuze ibwira Petero n'abandi bigishwa mu gihe Petero ari kubaza Yesu ngo ariko ko twasize byacu tukagukurikira, ubundi tukiri mu isi uzatugorerera iki? Kubera ko mbibutse ko Petero yari umurobyi, Imana imuhamagara ari umurobyi. N'Abandreya bariya bari abakozi, donc bari bafite imirimo yabo bakora, ariko Imana ibahamagaye. Noneho igihe kimwe Yesu akajya abaganiriza, rimwe na rimwe akabagaburira, ahandi akanga kubaha ibyo kurya kugira ngo arebe kwizera kwabo. Igeze ababwira ngo rega ndabizi ko
mutanyijejwe nuko munkunda, ahubwo ni ya mitsima mwashakaga. Yesu yari umuhanga, ndetse n'ubu ni umuhanga. Yesu ni umuhanga. Hari ukuntu ajya apima abantu akareba kwizera kwabo, akareba urukundo ukunda Yesu. Birashoboka. Ariko hari inkunda yitwa Iyerika yararirimbye avuga ngo ishobora gutinda cyangwa ikabanguka, nibwo bumana bwayo. Imana ari uburyo ishobora kugupimamo kugira ngo irebe ko uyikunda. Ishobora kuza ikererewe cyangwa ikabanguka kugira ngo irebe urukundo uyikunda. Ntabwo ari uko Imana idasohoza amasezerano, ahubwo reka mbamenere ibanga. Imana ivugana na Aburahamu mu itangiriro, ivugana na Aburahamu ko izamura urubyaro we na Sara. Yabivuze umwe afite imyaka 90, undi afite imyaka 100. Hagati rero y'igihe Imana ivugiye, Aburahamu Imana ivugana nawe, yavuganye nawe Sara afite imyaka 75, Aburahamu afite imyaka 100. Mumbabare gatoya, Aburahamu afite imyaka 100, Sara afite imyaka 75. Hagati rero ya Imana isubirije Sara kugira ngo Imana imusubize, harimo periyode y'imyaka 25. Mbibutse ko Sara yabyaye afite imyaka 100 yuzuye. Ubwo murabyumva, Aburahamu yari amaze kugira imyaka 125. Yesu ashimwe. Hanyuma rero aho hagati ya Imana ivugiye na Imana isohoreje isezerano harimo periyode y'imyaka 25. Muri iyi myaka 25 rero na Sara yananiwe kwihangana, abwira Aburahamu, aramubwira ati rero ibi sinabivamo, fatira uriya muja umunterera inda. Abwira umugabo, aramubwira ngo fatira Hagari umunterera inda, nibuze ninapfa nzapfe mbonye icyera ku bibero. Icyera ku bibero nuvuga ngo mbone umwana nanjye nitirirwa, nanjye nitirirwe ko nabyaye. Hanyuma ananirwa kwihangana. Abarokore benshi bafite amasezerano, aya masezerano yabo niyo atumye benshi batihangana. Iyo rero umuntu ananiwe kwihanganira iyo periyode y'imyaka 25 hagati ya Imana ivugiye na Yesu n'isezerano, abenshi bagira ngo Imana ntiyavuze. Aha niho haturuka ijambo rivuga ngo abahanuzi ni abanyabinyoma, barameshya. Ntabwo abahanuzi ari abanyabinyoma, ahubwo kwihangana kwa benshi kurabananira, bagashaka kwirwanirira. Imana yacu ni ishimwe. Haleluya. Imana ihimbazwe. Imana ikora uko ishaka. Bibiliya iravuze ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe. Yego, ntabwo kuba ufite amasezerano menshi bivuze ko utapfa. Uru rujijo ndukureho. Kandi aya masezerano ufite birashoboka ko yazaribwa n'umwana wawe cyangwa n'abuzukuru. Ubu turi mu masezerano ya Aburahamu, twe turi abuzukuru, turi mu nyungu z'ibyo Aburahamu Imana yamubwiye. Imana aramubwiye ngo nzakuguza nk'umusenyi wo ku nyanja. Uyu munsi Aburahamu ntakiriho, ariko twese isi yuzuye abantu. Isezerano rya Aburahamu ryarasohoye. Isi yuzuye abantu, wa musenyi umeze nko ku nyanja. Donc bya bindi Imana yamubwiye ubu byarasohoye, isi yose yuzuye abantu. Ntabwo wamara abantu batuye isi ngo bamenye, ni benshi cyane, ni amamiliyari n'amamiliyari. Urumva rya sezerano ryarasohoye. Imana yacu rero ikora uko ishaka, igenza uko ishaka. Ntabwo abarakore muve mu bujiji. Navuga ko ari nk'ubujiji turimo bwo kumva ko ngo Imana ngo yambwiye ngo imodokari, yambwiye inzu mu mujyi wa Kigali, Imana yambwiye umugabo. Hanyuma iyo tubonye umuntu apfuye nk'uko bitunguranye, mwihangane nifashisha urugero nka mama Queen watabarutse. Imana ajyaga ivuga nje nabyumva ngo azajya muri Amerika. Yego, abantu bakabyumva n'amapasiporo, donc bigiye kugerwaho rwose. Kuki agiye atagiye muri Amerika? Ibaza icyo kibazo. Aha ni Imana rero igaragariza ubumana bwayo, ni ukugira ngo abantu benshi bamenye imikorere y'Imana. Ishobora kwemera ko ajyayo cyangwa n'ibyemere, nibwo bumana bwayo, nibwo bumana bwayo. Ishobora kuzitinza cyangwa ikabanguka. Korali ya Yerika ndayikunda sana. Ishobora gutinda cyangwa ikabanguka, nibwo bwo bumana. Ishobora gusohoza amasezerano yawe cyangwa ninayasohoze ukanapfa kandi wari ufite amasezerano. Niko Imana iteye, nimubyibazeho. Bibiliya yavuze ngo abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo ahubwo bakajya babirora babiri kure cyane, ngo bakarushaho kubikumbura, ngo bigatuma banezezwa nabyo n'ibyo Imana yavuganye nabo. Ngo nicyo gituma, haleluya, Bibiliya iravuze ngo abo bose bapfuye bakizera
batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babirora biri kure cyane, bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Haleluya. Ngo bavuga batyo baba berekana ko bakunda gakondo yo mu ijuru. Ngo iyo baba barakumbuye isi baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ngo ariko ko bakunda igihugu cyitwa Isiyoni, Imana nishimwe. Haleluya. Kuko atari ab'isi bo ntibakumbuye ubuzima bwo mu isi. Reka mbabwire, ari abaraye bariye, ari abafite amazu, ari abafite n'abarara ubusa, ari abafite amamodokari, abadafite amamodokari, abakodesha n'abadakodesha. Mu yandi magambo, buri ngeri yose, ari abize n'abatarize, abagendera mu ndege n'abatagendera mu ndege bagenda n'amaguru. Reka mbasabe iki kintu kimwe, mwihangane. Buri muntu wese icyifuzo akwiye kugira, yifuze kuzajya mu bwami bw'Imana. Nicyo cyifuzo nyamukuru, kuko ibi bintu byose bizagira iherezo. Iyi cano yitwa Bigerezo TV, bizagira iherezo. Abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, bakabireba biri kure, bakarushaho kubyishimira no kubikumbura. Nshuti muvandimwe unkunda unkurikira umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo kumbura ijuru. Kumbura ijuru, abacu baratabaruka umunsi ku munsi. Ejo bundi tuzashyingura kuwa gatanu, n'umunsi hari abashyinguye, n'ejo bazashyingura. Donc buri munsi tugenda tubura abacu. Ariko nyemerera ukunde ubwami bw'Imana, ukumbura ijuru, kandi nibyo ndangije nkwifuriza. Muhabwe umugisha n'Imana abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe. Kugira amasezerano menshi ni byiza, ariko biranashoboka yuko wapfa aya masezerano ataragerwaho. Icyo ngusaba no kwihangana. Bibiliya ivuga iki? Mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 5:7 yaravuze ngo bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Aravuga ngo dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka, ayirindira yihanganye. Abariko namwe mwihangana mwikomeza umutima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Reka mbasabe, Kristo agiye kugaruka gutwara itorero. Mukiranuke cyane, mubere maso ubugingo bwanyu. Kandi niyo mwabona amasezerano atinze, urupfu rwo ntirwatinda. Kuko kandi reka mbabwire, hari ibintu mudashobora gukunda ariko ari ngombwa. Nyabuneka mukunde urupfu. Abantu benshi banga urupfu, ariko mu rukundo. Urupfu ngenda rukunda, kandi nawe wakwiye kurukunda kubera impamvu imwe. Buriya ntabwo watera ishoti umukunzi wawe, kubera ko urupfu abizera niryo rembo. Haleluya. Kubikubwira ngo kunda urupfu wagira ngo ndakwanze. Oya, mukunda urupfu kubera ko urupfu nirwo rembo rizadushoboza kujya mu bwami bw'Imana. Kandi Kristo yaravuze ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi. Donc urupfu ni rwiza ku bakunzi ba Kristo, bakunzi b'umusaraba. Urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi. Bakunzi bene data, mwikumbura isi cyane. Umva kuntu Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3:1 yaravuze, urwandiko rwa mbere rw'Abakolosayi, Pawulo yandikira Abakolosayi igice cya 3:1 yaravuze ngo niba mwarapfanye na Kristo mukazukana nawe, mujye mukunda aho ibiri mu ijuru, ibiri hejuru aho Kristo ari. Nimukunda iby'isi. Ariko ubona ko abantu muri iki gihe bakunze iby'isi cyane kuruta iby'ijuru. Ariko icyo mbasabye, nanjye nisabira, dukumbure iby'ijuru, kandi Yesu azaza kubana natwe. Abo bose bapfuye bakizera rero, mwizere Imana. Urugero, yewe madamu atabaruka, yanapfushije madamu tumaranye amezi 8 byari bihagije ko atabaruka. Ntabwo nizeraga ko yapfa hejuru y'ibintu Imana yari yaravuze, ariko imirimo yari igeze, yari ishyitse rwose. Hanyuma biba ngombwa ko iyo Imana ibonye imirimo yawe igeze, iragucyura ikagutwara, ikakujyana nyine kuruhuka. Yesu ashimwe. Iyo imirimo yawe ishyitse, Imana irakwishyira. Kugira ngo dusenge, munkundire mbasabe iki kintu kimwe: twegere Imana kandi dukunde Imana cyane cyane cyane. Twegere Imana, dukunde Imana cyane. Haleluya. Munkundire soreze kuri aya magambo, numva ashaka ko dusorezaho, kandi ndabizi neza ko Imana idufasha. Ibyahishuriye Yohana igice cyaho cya 20,
na kabiri umurongo wa 12 aravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Imana nishimwe, amen. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana ni iya mbere ni n'iya nyuma, ntabwo wayibasha, ntiwashobora kuyirwanya ngo uyishobore. Niyo tangiriro ni n'iherezo. Dore ndaza vuba nzanye ingororano. Imana ije kugororera umuntu wese ibyo yakoze, niyo tangiriro niyo herezo. Nkundira dusengana Imana, ubwire ngo komera w'intwari, nkomeze imiryango yabuze abayo, by'umwihariko umuryango wa Mama Queen, mukomere mu b'intwari, n'abavugabutumwa bagenzi banjye twabuze mwene data, kandi ikivi asize atushije tuzacyusa. Imana imuhe iruhuko ridashira, ndetse n'abandi bose batabarutse kuri uyu munsi n'abazatabaruka ejo n'abandi bazakomeza. Imana igikomeza ibafashe bahe gukomera imiryango, reka abandi n'abari gutabaruka Imana ibihererwe icyubahiro, kubera ko nibwo Imana bwayo yemera ko abantu batabaruka. Erega natwe tuzapfa. Gupfa ni byiza, gupfa ni byiza, kandi tuba tugiye kuruhuka imirimo n'imihati. Niko Yesu yavuze, aravuze ngo niwe Alufa na Omega, yatangiriro n'iherezo. Ibintu zose dukora bizagira iherezo, mwirinde cyane, kandi iherezo ryawe urarigendana, nanjye ndarigendana, n'akana kararigendana. Turagushimiye ko uri nyir'umurimo Mwami. Iri ni ijambo ryawe, ntabwo ari irya Toneste. Ndasenze kugira ngo ryaguke mu mitima y'aba bantu, kandi ukomeze imiryango yabuze abayo. By'umwihariko nsengera umuryango wa Mama Queen, umugabo we, umutware we ari kuva muri Amerika ari kuza, uzamushyigikira ubane nawe, ubwo azagera hano ejo kuwa gatatu, uzabane nawe, kandi umutima we ukomeze, ufashe uriya mwana usigaye, ziriya mfubyi zisigaye. Imana ndasenze kugira ngo uzababere Imana, kandi abavandimwe nabo basigaye bakomeze. Kubura iwacu biratugoye, ariko uri Imana yacu, badukomereza amaboko mu izina rya Yesu, amen. Imana